we ntabwo wakoje uziko gatangiye guseka bebe yasetse iminsi mike y'uyu muraba aho se guseka urabibonye oya nicyo mu nda abana bose bikora abasekere kibondo nese kamenya gute ko iyo bakubise ku kibuno kagomba guhita gatunze ura nyine ndakeka ari mama bebe ngo biba byagenze bite aba yumva nyine ari ibintu bitunguranye ariko se wowe wari wagira experience ngo bimenye reka nta experience ariko baba baraganiriye uraga byagenze bite oya biriya ni ibintu Imana yaturemanye twebwe birikora kandi utagira ngo nje nkubiseho gutya yacicika gutimbura ukamubona uko nkubise nta wabona yababa yambabariza ikibuno iwanjye ngo nterure umwana kubera gushyira imbaraga hano mu maboko nkaguma gutyo ukagira nteruye 200 kandi isaba ufite ikiro kimwe noneho ari wese ikiro abakiri harya bebe yari afite ikiro n'amanusu ibiro binga umwana wanjye yavukanye ibiro 4 na magana umwana ako icyo ibiro 4 yariye neza umwana wanjye yariye neza ibiro 4 kwari munini none se nukugira ute umwana ni munini pe umwana w'ibiro 4 aba ari munini cyane ariko none se abatwaye iki hari kibazo twagize amahirwe ndeba ariko gusa ni ibintu aho kugira ngo agire byo guterura abana se teruraho imbaraga nke uranyicira umukobwa ugasanga yewe twavuze menshi ariko ntabwo nyine twaganira ariko tuba turyoshye tuba tuganira byose ariko abana barankunda abana baragukunda ngo yabonye musa ubonye uri umuzungu impinja zose aba ari inzobe ahubwo nawe mvuga kera tubera turi ibikara tuzabyara uruhinja rw'igikara ariko nta ruhinja rw'igikara rubaho namaze kubibona tukabishwanira papa bebe ariko biraba ari ibiganiro biraba ari ibiganiro ubwo ngubwo aba ugize nyine niba ari amahirwe niba byaba ari iki ukabona umwana arirabuye bikabije ku buryo kwirabura se bitwaye agasa nka kaburimbo afite umwana afite umwaka umwe ako umwana akana kagahinda naramubonye ariko numva ko kuri ayavutse ahubwo hari uburyo avuka asa nk'umweru mukuntu hari n'uburyo avuka asa nk'umutuku mukuntu uriya ari ashyira umutuku ngo azaba abazabicika abazirabura yashyira umweru cyane abazaba inzobe niko bizagenda bite ko byose bivanze ni imibiri yombi asa na nyirasenge cyangwa asa na onkere uwayo duratangiye kuvuma yawindira na mwana akira sanga muteyo arebe nk'amezi ubu rero mutagira ngo mwanaje hano kudusura twakira abashyitsi benshi ariko mwe muri abimena uyu munsi rwose bebe ndagira mushyire iherezo ku kumwita bebe yego natwe tuba dufite utuntu twateganyije tutagize kunzi ko ariko nshaka namwe agire akantu kanyu azakurana nk'inshuti nziza abaturanyi beza rwose ibi bintu byarahindutse ngo musigaye mumuvana kwa muganga imwandikishije amazina ariko se ugira ngo amazina y'abana buriya ku ishuri niyo babahamagara byakuraho umuco ntibyakuraho umuco nubwo byakuraho umuco biriya ni iby'iterambere baba bagira ngo nyine umwana ahave yanditswe niko mwankumi murabona murumuna wanyu turi bumwite abo babaza amazina agezweho nibo ariko jo ubundi ntiwigeze unatubwira ikintu izina bajya kuri za YouTube reka twumve jo atubwiye Tiana ubwo bishatse kuvuga iki uriya si nka bya bindi by'imbwa z'abazungu abazungu ariko basigaye bitirira amazina yose buriya imbwa nazo ubanza bazifashe nk'ibiremwa bisanzwe zitiranwa n'abantu sheri none se nuzi ko hari izitwa za piyo hari izitwa za bazita amazina y'abantu bitwa za pasi pasi buriya hari ba pasi imbwa yitwa pasi na Joyce baho gezaho kwa minisitiri none se ko mperuka minisitiri nawe agira umwana yitwa pasi ntabwo komana yaje kumwita imbwa ye ariko ntabwo ari umwe
nesa afite abana babiri umwana umwe ni pasi ubu byaroroshye n'ubundi ngo abazungu ngo usanga imbwa zabo hajya wavuze Tiana na Tony natubwire nawe tubwire Tony nawe uzamwite Joyce nkanuza by'abahungu zina ni iby'abahungu Joyce Joyce ni sawa mu mabebe ashobora kugakurana kuko bura kwishura abana amazina bitwa amenshi nta nubwo baraya ariko rero ikibazo akazina ko gukura uyu mwana wanjye mbona azaba n'ishyano nitwa Joyce yitwa ariko ntugatungera mwana Uyu ishyano nawe twamusabaye mwana sabaye ishyano gute ubwo ubwo sabaye ishyano uko wandikira umwana ariko uranyuze kuganira kandi ari kumwitisha umwana kweshe uri gushira mu biganiro amabebe none haranishimye ari guseka aho se bari kubabona koko ari gushira mu biganiro ura ntumututse aya ntago tukakibona ibaza bayishyano aha oya azaba ari keza ko bari cyane kwiriza se buriya ubundi se nzagera ishyano riba rimeze gute mu mubiri ariko twagiye reka mbabwire ako fani wowe Sinigezweho. ubona sinigezweho umwana rwose sindi inshuti yanjye njyewe nkurikije ukuntu bimeze dore nubwo ubu ngubu nta muto ntaki ariko uyu mwana we Ariko bazaba bafite tuzamutoza umuco. tuzagerageza uyu mwana rwose mwise nzamugura isuka dati Yesu ariko nanone isuka iryo zina uzaritekerezaho ibyo ari byo byose irimbitse harimo akantu kumugura isuka oya ariko ndumva ari amazina menshi oya sheri ariko araza amwite kitatire araje amwite oya ni ibyo Ah, nuko bimeze Bishatse ndakwiyeshyira ndakwise gusobanura rwose ikimara. nzamugura isuka se minsi wacu kumugura isuka ariko abubu ko muvuge cyane mwe ntituri kumva ibyo muri ubundi kera muri kwiyongorera bari kwiganirira wagira dufite inama ebyiri kera bazigize ebyiri uko byabaga dusobanurira iryo zina ntabwo turyumva uko byabaga bimeze uretse abubu ese wowe ujya kuzana mama bebe iwabo nta kintu bakubwiye nyamuhoza Bijyanye ariko n'isuka. yararezwe n'isuka twaye suka ntawe watanze byari kubura ntabwo bigura uragira ngo tuzamutanga gutya mu kirere ujya ni mukobwa jana uyu ni mukobwa jana ariko nanone nzamugura isuka ndetse- oya ntabwo twamugura isuka iryo zina wenda kereka nka ba papa we barishyiramo ku ruhande ukuntu ariko nanone Turashakira izina mwino ry'umusozi. viziyo turi kujyamo turarishyira mu nzamugura izi isuka yose wagize ngo ako oya nta muwangizi iryo zina ni ryiza ese ko mwaritinze buriya fana izina mwise tuzahamagara fana ze mu rugo muzanateye ariko harya mutari kumva ubu ntabwo afite ega Joni ntiyabyaye umuhungu se babaye umusore yego baba babaye umusore twimoke rero tujye no kuriya banashingira da no kuriya musirimu wacu atubwire ese mana yanjye amazina dore muranasa harya ngo mwashatse Inzobe rwose. kumunyitirira ngo oya we mwita izina Joy kuko Okay. wamwise Joyce njye rero Joyce izina namwita Tony kana Wabini. tujya no gusukosha mana kajara uzi cyaze muzakite Jesse kugira njye ngafata akaboko Jessica Jessica cyangwa se Jesse wenda nimumwita Jessica abana bigana bazagahina bakagira nyina kanike bajya muhamagara Jesse ubwo nanjye nzajya Ubu mutemberana ntabwo mushimute buriya kugenda nk'abantu Izina n'umukobwa rimwe se. n'uwanjye rindi se hari Oya, izina turasubira inyuma. turasubira Turasubira inyuma inyuma. ariko ubundi Pagani. ibyo bintu biratwangiza byo kuvuga ngo uri kirisito ngo uri pagani ugasanga irigana ku mana n'iri pagani irigana ku muntu ku cyo yita ngo niryo rikristo oya Ibyo bivuga ahubwo ko bagihanga izina amajwi ry'iripagani ni izina ryawe ry'ikinyarwanda ni ukuri kw'Imana noneho izina Mba no ry'irikristo ku muziga ntariya ava wawe hanze urakizi. ya niyo kizungu. y'amakristo none ariko rero nyine ibyo nabyo byatewe buriya nuko bashatse kutwica mu None mutwe bari ubwo abazungu twumve ko nyine ibintu ibintu byacu ari byabo ibya byose gipagani byera nibakwita nyine kitatire nibakwita rutavuyanga nibakwita izina ryose izina ryose ry'inyarwanda ry'ikinyarwanda. baritesha agaciro ariko mu by'ukuri rukubita banzi nibari kwita bazumve ko tuzumve ko ari ripagani uzi sogokuru ukuntu yitwaga yitwaga nde ubundi dore n'ibindi bintu bigezweho noneho barabizana gutyo ubwo bari babizanye kugira ngo tujye twumva ko amazina yacu ari ari amapagani mabi cyane yange tugumye Tuzamura twogeze yabo. ibyabo Utagiye ariko ubundi kure. nta zina ry'iripagani nta n'izina Oya, ry'irikristu cyangwa ibiki Jesse, ahubwo habaho izina Umwana. rya mbere izina rya kabiri ubu hasigayeho n'atatu
hari umwana ejo bundi nasanze afite akandi amazina kazina buriya twamwita ariko mbyaye natwe imfura tuzamuha sibyo? amazina nkata njyewe irindi zina mushyiriraho ni mbyaye bya imfura imfura wenda papa we nawe afite ukuntu wenda yabigenekereje sinzi kuko ayo atari umuhungu mwandikishije nakamwise ngo abitsinze Eh, ariko ntabwo ari umuhungu birumvikana. urakiri tubyara ubuheta ariko mba ndifite ubuheta azaba ari umuhungu nabanganyije abo none se ubwo none Azaba ubwo yitwa abaye abanganyije. umuhungu abanganyije abo abanganyije ariko njyewe ndategura niko mama Gabitsinze bebe kabisa. ubwo atabaye umuhungu Oya, tuzabyara imanga ubwo abahungu n'umukobwa. habaye iki noneho ubwo Ibyo se bintu hari amazina rero bijya bihinduka ugasanga binazanye ikibazo aya manga nayo amaze amazina dufatemo amazina Oye. basi uyu yamwise Tiana amwita Joyce yamwita Nzamukura isuka amwita Jessica yes ubwo muri ayo mazina rero Sheri wowe se ubuzi bufata umwa yayo. Yendo bahati yana rikeza kibondo kapusuri katiti. ariko harya wamwise nanjye numva ariko ka Jesse ni mucyura isuka ahubwo si twamwita mucyura isuka mucyura ariko isuka ntituyishyireho tukajya tugahisha isuka ariko kukimuyanga kandi ari ariko yitubeshe isuka niyo yatureze niyo itugejeje ahangaha Mucyura abana kibabaje wenda gusa reza tumwise mucyuranyana Ndabona gatangiye no ego abana gusinzira. niko ye mucyuranyana tukabafatanya n'irya Fani ngashyiraho nyana hari mukobwa jana na Tatiana Muhoza ayo yose cyane ko ari magufi ya nyine ubwo tumwise mucyuranyana Tatiana wese turaha Tiana. kwita amazina kwacu mucyuranyana Tiana kagerwaho n'ibyo byatuzanye none wazanywe no kwita izina nzumva umwana yitwa izina namwise mutarageze Ntangiye gusinzira mubyo mujyanye kumujyanisha hari ikibazo. nta kibazo oya nta kibazo ubwo rega n'amazina ubwo tuba twagize nawe n'ubwa cerebral mukoreho hano ariko tunagire rwose buriya amazina tuba twayatanze abakobwa bo abakobwa ko bajunjamye cyane ubu bafite ibintu barimo batekereza Ba nyiramwari bari kuvuga bati mama bebe mujyane ugaruke uzane na twatu niko Tony ahubwo uzane na ka kantu uri gutekereza kandi iki dore kumbona ibiganiro byaryoshye noneho njyewe nanaryohewe izina mwise umwana ngo nimba hajya ngo ni mucyuranyana mucyuranyana Tiana ni mucyo amazina yose azazamo ubundi ukuntu tubyanzuye wenda nubwo atari njye ufite kuvuga ijambo ryanjye oya nawe warivuga Ariko- nta muntu utemerewe kuvuga buriya buri muntu wese ku bizamushimisha wenda namara gutangira kumenya kugenda muzajya muhura mbwira ati njyewe nakwise mucyura suka mucyura buri wese azamwita umwita izina wa Nzamugura- noneho njye kuko isuka. nzajya buriya n'akariya kana Mariya kanjye y'umuziga. bazaba inshuti nzamugura isuka rwose ubwo ngo babihaye amashyi uzagaruka ahangaha babiha amashyi ariko ni babiha amashyi rwose mabebe dushimire aba bantu rwose bashimire bakoze umuryango mwiza pe rwose pe turabashimiye Murasa neza. turabashimiye mabebe nshimira aba bantu rwose ukuri mwakoze ntawoberana ahagaze yego wakoze rwose wakoze rwose murakoze murakoze dore wakoze ubwo rero mwebweho turajyana Jo reba uburyo utunganya twatuntu ntunganyirize cya gikapu ngiye kugenda ubundi wowe uranaduherekeza turajyana ndabaherekeza ariko se ubundi muragiye se Aho ahubwo tujya mu yatuzagaruka. nzu ari mu nzu Hari baba ibindi yarambwiye bikomeje. ko hari akantu muze tujye mu nzu turebe ko kenyotse cyane ubu nibwo biri gutangira njye nari nanakamaraho rero ndakomerezaho yego telefone yawe utayibagiwe Joe ego gusa ko utari uri kunyitaba umva nshaka akajaga hariya mu kabati ujye kunzanira amata uriya mwana atarakanguka tumuha amata ushyiramo amata
turamuha amata. ese ko ngiye nzi ko umwana ukiri muto batajya bamuha amata umwana w'ukwezi. Ubu yakuze umwana w'ukwezi n'igice muri iki gihe. Erega wowe ntabwo ubona izuba rihari. Ntabwo amashereka rwose aboneka pe. Ntabwo yayanywa nuko. Ariko se urumva yayabasha. genda ujye kuzana amata. Hari amafaranga musabye? Ntacyari muto ntabwo. None nkwatse amafaranga njyewe? None ufite ikihe kibazo? None se ko ari umwana. Njye mfata ijaga uzana amata. Njye ni njye nyina w'umwana, njye narabyaye wowe warababyara. Ariko nyine ntabwo nabona musaza wanjye. No. Listen, genda ujye kunzanira amata, umwana nakanguka abona icyangwa. Kandi ndaramuka mbyumvanye musaza wawe. Umva ndavuze ngo ndaramuka mbyumvanye musaza wawe. Ego kumaranye. Reka mubwize ukwezi n'igice. Ahubwo genda ujye kuzana ijaga. Ariko si ubwo singiriya kandi reba ukuntu imeze. Genda akira urukanga ugenda. Gira vuba ihute. Ego ihute pe. Ihute ujye kuzana amata y'umwana ubundi uze nkwereke ukuntu tubigenza. Ubwo se umwana azaguma amata? Azanywa amata, nifashabere. Iyo bavuze imfashabere wumva iki? Byose ikibazo yacyari muto. Ikibazo wowe se ushinzwe kumenya umwana wanjye ni muto cyane mukuru. Njye ninjye nanjye namumenyese. Urabyiga I know. Ariko noneho njye ndavuze ngo kuzana amata. Kandi ndaramuka mbyumvanye papa uriya mwana. Njye nawe urabizi. Subiza ibintu byinshi mu isi yese guhita mbishyira gutya. Ahubwo irukange ujye kunzana amata. Neka mpfe kujyayo ko bino binagabarira. Ngo yagenda wivuga ngo ipfa dore ahubwo irukange. Yagenda. Abana b'iki gihe basigaye bavuguruza. Ihutaho kambe nesigare no muri telefone. Ubuse ninamuha amata ibere ryanjye rizaguma rimanutse gutya. N'ubundi ubu yibereye mu bandi bakobwa kanange mbe nicaka imbere nirebera nisigeze. Buriya rwose hariya kujya hariya ni no kwiteganyiriza cyane pe. Uriya nubwo mba nkudeviye ariko simwabuze saa kuko uratangira saa 11. Reka mbasuhuze. Ujye utambuka usuhuze kuri madamu dore hashize igihe kinini rwose. Sibyo bite? Ni sawa. Ushiki wawe nawe ndabona ameze neza urabona ko bimaze kuba. Se ntari hafi kuduha ko kunywara. Ubuse byari byagera. Ndabona yakuze gutyo. Karibu kabisa. Amakuru rero ubwo ngubwo ngiye burankubonye hariya ndavuga nti mva mpa ku mazi urumva ikirashyi kinyishe kabisa. Ahubwo se mama bebe ari hehe? Nakuzaniye abashyitsi noneho Fanini mwebwe wari umerutse komera cyane umeze neza uraho neza mugabo mwiza nari ukumbuye neza namukuzaniye yambwiye ngo yabonye kuri bebe ariko ndavuga nti oya ari kumbeshya yego yaraje rwose arabona umwana wacu aragenda arambeshya ngo azagaruka. Ni byiza ariko ni inshuti nziza ameze neza ni inshuti nziza cyane rwose. Ndi kugenda biza kabisa bimeze byaringishe yewe turamahoro. Tuhuriye hano naringiye hari ibyo naringiye ndamudeviye mitambwira ntigaruka arandeviye ngo nize mbasuhuze umugabo wawe nawe umuzi se n'umuzi kari kavuye kuko ariko nyine birabintu ukuyimerera rwose pe nta mutima mubi araza akaza ngewe ntarava mu kazi. Urabona ko umuntu wakubereye marene mu bukwe wagize ni ibintu biba bigaragara neza ntabwo oya ni inshuti yanjye magara. Oya yaraje pe ubuse yaba atarakira umva nsinzerega nawe uriya mwana wazasigaye agitubanga nawe ntabwo yambwiye oya sheri kubeki oya mugabo mwiza humura ari rega ntuzi ko haje umwana iyo umwana yaje rero umuntu abarimo wamwitaho ahugiye ku mwana bebe nawe asigaye arira kigera umuntu akagutwihanganira asigaye arira cyane ntayoberwa ibyabaye nijoro rwose hari icyo mu nda ubundi muho ubufani ntabwo wari kumuganiriza kuriya kurira ndiko birakabije numvaga nzabimuganirizaho
Fani rwose dutabare muganire mwewe uzi ibintu byinshi none se nica mu nda seka hari ukuntu umwana avuka kubera ko amara aba ataramenyereye kunyuramo ibintu no watangira kumuha ibintu byo kujya mu mara amara akagenda muryo ese ntabwo ujya wumva nk'ishonje iyo ushonje oya muhoza rwose yita ku mwana rwose amva mwitaho rwose aramwonsa akora ibiki ibintu byose arabikora ntabwo nkeka ko ari ikibazo cy'inzara wowe ubwo icyo kintu cyo mu nda numva cyaba kisangiza aweho ararira nshobora kuba sinzi ari nk'akantu kamurya cyangwa uduki uba warebye neza ibyo muryamisha iyo abaryamye ahantu hazima ni ukuri pejo hanyuma se wowe hariya mu itsinda bimeze bite ariko rero ariko muzaze mbashire mu afite itsinda baba munsi yararimbwiye ariko sinabyo nakubwihora ntabwo wambwiye yararimbwiye ubu rwose abantu baguze amamodoka baguze ibitaro aradukirana impamvu ubona ari umusirimu ariko se kudukirana rwose wowe mutegure umushyiremo nawe kuko nyine urabona nubwo bebe akiri muto ariko ashobora kuzajya nyaruka cyangwa agatuma na Jo ashobora gutuma Jo akagenda akayamuzanira sinumva se ko ari amafaranga bajyana gusa bikarangira so Jo yayazana akanyarukana ni ibintu biba byoroshye rwose dufashe nawe ajya abona nyine iki oya nta kibazo rwose ko muri inshuti zanjye se ni ukuri kose umva ahangaha nyine urabona umukoza rwose ibi byose yabishyize ku murongo urabona ko biba byarahindutse ntambara arabonaga agashati oya ndabona yaragusirimuye haransirimuye kera se ntubizi ko byaba bipfunyaraye biki n'ibiki ijoro uyibika wagira ngo uyibika mu mufuka umugabo wajya agateka ahubwo se nta kintu waha abantu hano cyane urateka uri kugabanya ibiro ariko byuri kukivuga ufana waramubonye dore yasigaye yarabaye inzobe inzobe ariko wanza yarayivanye mu nda ariko se ko numva umwana yabize rero Jo umwana ndaje mwiteho kandi njye kumureba murebe humwe kandi ahereye mu kanya ariko buriya rero biriya bigera saa 9 pe akarira saa 10 akarira saa 11 kugira rwose mu gitondo yaregeye rwose muri weekend yashize nibwo nari ndi hano nabwo mbona yarize cyane ako nyine ni ikibazo urumva kandi n'ubu nyine biracyakomeye so rero ni ibintu mwamukuru umva warebye ndaje mwiteho rwose nta kibazo naho ubundi rero muri iyi minsi ibintu byo kujya gusenga sigaye nyine njyayo gake kubera urabona hari ako kazi gusenga gake ushakira amafaranga ariko gusenga ni byiza gusenga ni byiza ni mwinshikira umugabo ariko wakise ku mwana mama baby bireba umwana ndaje mwiteho nuko twakiri kugira ngo tuganirize n'umushyitsi ari ku mwana nawe ndakundi cyangwa genda umunsi ari se wazanye ubundi hano ubundi kaba nta kibazo mwumva naho ubundi muri iyi minsi ndi kujya nanjye nshaka ahantu tujya gusenga wabona umwana buriya ari n'ikibazo njya numva ngo umwana iyo bamusengeye hari igihe biza igihe byiyongera amahoro akiyongera ntakomeze kurira ntanakekeze ko twanimuka ndavuga nti twimuke wenda igitekerezo cyanjemo mu mabebe cyanjemo ariko ndavuga nti wasanga ari ibintu bisanzwe biba ku bana bose niyo mpamvu Fani Mudevi yavuga nti aza turebere ko hari icyahinduka ariko mva genda ujye kwita ku mwana ariko Jo ntabwo uri hehe kuko nabibuze rwose njye nabibuze rwose yagira vuba rwose ni ibiki se yenda kureba wagiuka mureba umwana yabibuze umwana se ariko se wowe Jo uwo kabyara wagize vuba nese wicaye hano kuri iki wowe nese umwana ari he muri bebari none se wajya ukamureba Jo bimeze bite ariko kutavuga nese ko nabibuze ibintu wari unumye ibyo ariko ni ibiki wabakutuma wowe ni amata amata mama bebe amata bebe ufite amezi 2 n'igice se muramuha amata Jo baraha ibintu by'amata uri kuganira amata
ariko se abagore bo ubungubu mumeze amata uri kuzana umwana wanjye w'amezi 2 n'igice 3 ataruzura nta buri minsi 3 ngo agire amezi 3 amata nayiki oya ndeba hano mu amata nayiki yego imfasha bere ujo kuva byari mu umwana hashize igihe acuzuza ukwezi ibi nari kuvuga nibyo wowe ufata umwana ukamuha amata afite amezi 2 ukwezi kumbe nagatanga urusaku James ari umwana hano umunsi wabaye iki bucyo utakonsa umwana amashereka kubanye make icyo kibazo kucyo utakivuze ntabwo yigeze ukivuga ariko jya wumva uzi fani uzi ko ibintu wavugaga ari umuco muri gutumuco rwose uzi ko umwana ni inzara simbimenye inzara ntago aba yariye sibyo natangiye ese kucyo utaringiye ngo dushake ibintu bishobora kumufasha ibyo navugaga by'ubura nyine waba uri kumurya byabayeho ufite ikibazo cy'amashereka uri seri ufite ikibazo cy'amashereka mu bebe Gojo mumaze amezi 2 mumpera umwana amata nose ko ariko yambwiraga kuki wabibwiye John ngiye ntubibwe nyine urumva cecekere mwana wanjye ndaje mwenyunyu shaka nyunyu kibondo ubu icyo cyerekera nakwishe muraho neza utangiye kujya wikiriza abantu bari hanze aka kanya yewe ko yakuzera aka kanya se yakuze rwose dore yabaye muraho ni mwongo murakoze cyane reka da ubundi twebwe iyo umuntu ari ku kiriri kwitaba abantu bari hanze ni amakosa hari ibigore by'ibirozi biba bishobora kukuroga bikagutwara amashereka y'umwana uretse ko amashereka yo wenda bayatwaye nta n'ikibazo oya se kandi wowe ukacwa w'iki kibondo ucyazabaho gite kuko ukabyara urashoboye nuko ndabona umeze neza yego meze neza mfashwe neza ndabona igikoma nkonsa umwana rwose afite amashereka araboneka ndabona umeze neza da yego cyane none se amakuru y'umutware yego ku mutware rero araho yagiye mu kazi sigaye agenda mu kazi agatinda aragenda agasinda akaza mu majoro ubu ngubu uzi ko nsigaye ndyama nkajya kuryamisha umwana ngaruka muri salo ngo ndebe ko yaje 8:00 zigashyika abari guserebura nyine uruhinja yego abari guserebura ubundi akambwira ati abagabo bambwira ati ni we mugabo ufite umugore muzima nuko gisese utangiye kukibagirwa bajya barambwiye ngo nsubire n'amahwa ndavuga ntabwo muzi ibiho biriyo nyine nta n'umuco w'abanyarwanda ariko wumvishe ukuntu igise kimera reka ukabyara byihorere nicyo kintu cya mbere nabonye muri iyi si kiryana uzi ikintu kikurya utabasha gushima ngo byibura ugire aho ushima ni ibibazo bikomeye cyane ariko ntacyo nikamara kwegera hejuru ndabizi uriya mugabo so wese mugesha uramuyobewe ndamuzi ndamuzi n'ubwoko bw'iwabo akira terura ry'impinja wageze ngo ndacyabyibuka mwuka byanga ego ko ndebera umwana ndebere iyi nkumi y'ukuntu yabaye inkumi nuko umushakira umugabo ndabona yakuze ma kagize n'icyokere kubera hashyushye muri iyi minsi umwambike abana barakomeza bakabambika tubakiriza ikiza yewe mbabarira muri frigo yanjye nsigaye naragabanyije ibintu byose narabigabanya amazi se ndi kugabanya ibiro kugira ngo njye mbone uko niyambarira neza ntabwo njye nta bintu bikeneye ariko se ko mbona aho igeze inkumi habaye nicyo gihe cyanjye ego mana yawe umwana amaze gukura njye ntabwo byose umva ndabona rwose agasatsi kaba kari ku myago agatiro washyizeho nta mikino ihari wambaye na mini ese si ukubyibuha ma kuko umugabo mfashe neza ndaryanwa umwana wanjye aronka mbese ibintu byose ni munange ubwo se ukabona bikubereye ndeba uri kungana nk'ingurube urabona mbaye ikiza naho uri kubibona umugore muzima nyine ni umugore udasebye urugo yego mana ibere rigenda gukora ku matako ariko se wabuzwa n'iki kugira ibere warabyaye ukabyara ego mwabashize ku mwana umwe sera ego ko
aha byihorera umva rero nkubwire dore abo ubu ntimucyumva ntimukibwirwa niyo yayo nibyo bintu mugenderamo si umwana we aha ndabona yayura ni inzara se wagiye kumuha amata kanze muhe nyonyo do amabere atangiye ntabwo ushaka kumuha amata amata si umwana w'ukwezi n'igice bamuha amata komeza ushishikare umva rero nkubwire mu bintu bya mbere ugomba kubanza kumenya umugabo n'umwana wundi umugabo nta sano mufitanye nta kintu mupfana ubu umuntu basigaye bafitanye isano n'uyu mwana we ariko nkabibona araza mu gitondo za bizu ziwe tubyutse za sherume zite mugore mwiza asigaye apocuri umukobwa wanje umukobwa wa dadi nkabona ari kwita ku mwana ubusore wabona iki biracyaza komeza noneho ugenda uko ugenda usaza ndabona uri ku rutajyoko aho ugeze ngaha uburiya se akigutereta mbere yakubwira ko akunda iki kuri wowe yajyaga ambwira ngakunda size yanjye ndi umugore mwiza w'igikara ufite amabere ashinze muremure umbese none bibera akora ku kirenge se ubwo urumva nyine bizakunda yesu we nese ubu nagirane nareka konsa umwana wanjye kuko nibyariye nakubwiye ngo nge turi kuganira niyo mpamvu nagusuye reka buri inshuti ni ikintu gikomeye urumva rwose reka nkubwire kubyara ni byiza pe ni umugisha ariko ukagira ubwenge kuko urugo narwo kurwubaka ni siyasa aba bagabo dufite hanze uko iryo bere riri kugera ku birenge niko agera muri kaburimbo abona irishinze aryiruka inyuma niko bameze urumva urimo urabyimba mu minsi iri imbere no kuzadodesha bya bitenge hari byagashuwashuwa ukadodesha ikintu kikuzenguruka hose urumva igitenge igipande kimwe kitankwira n'ikinankura dore ubu ngubu iki ngiki n'ibipande bibiri n'igice ntihajya kumbwira yuko yakundaga amaguru yawe yego ubu se uzagaragaza amaguru ibere riri gukora ku maguru wakwambara iki n'ibi bitenge nabyo harabanza bituma tubyibuha hasi gusa niyo mpamvu ndi kukubwira nkugira inama ngo uyu mwana amuha amata wiyiteho wongera umene nka kera uko wari umeze amashereka se kari kumuniki amashereka ni ibyo bikoma biri gugotoma ese mu bikoma uri ingurube wowe uri mu bikoma none se nzangu kimwe akabyaramo shaka amata mubwire agure reference uha umwana urumva uriya mugabo nawe kumenya gake ariko nungutse agatekerezo buriya nka kuriya ajya mu kazi asigaye ataha nijoro cyane ntakiza kurya saa sita urumva sigaye nirwa hano na muramukazi wanjye mbese ese nashyira mu kazi cyawe kiri aha ni inkumi asigaye ameze atya imisatsi sinakubwira ego kumana uzi nsigaye nzana na mwana mfasha umwana njye kwihagarara ati reka tugiye mfata umwana mwumirwa uriya niwe shitani utunze muri uru rugo ntabyo uzi umva gahunda imeze agatekerezo ari muramukazi wanjye afite akazi none nsigaye mbona agira n'uduhungu tumusura urumva ubundi bakagenda akaba yanaraye iyo nkamuhishira nkamukingira ikibaba ako ndaje mwereke umuti ndaje urumva nshaka hano nkamisha ntabwo tubura babacunda bajyaga batuzanira tukiza muri uru rugo buriya twababura wenda akajya nkamushakira nka litiro ebyiri ku munsi ubundi umwana njye nkamuha amata ubundi haza wenda ise yaba yaje cyangwa se nk'umushyitsi wundi nkaba mabukwe nkasa nk'umuha akanyunyu kugira ngo batabimenya ariko ibere ryanjye rigasubira ego mana aho uzi ko impamvu ryaguhera ukubera aya mashereka no kwirirwa akurura noneho hari igihe kigera ukajya wumva waricisha n'aha ngaha rikagera mu kuki kwa kundi bigenda bigaje kuri ibyana kurera uruhinja ukabona rurakuze niyo mpamvu tutwawe dushinze wayabona njyewe narisobanukiwe ntabwo nawe warisobanukiwe usenge nzongera kwambara twadukanze twanjye turi sexy nyine niyo mpamvu turi kugira inama nyuma amezi umwaka urashize imisatsi yarashogonkoye sinyitaho reba byasambutse ufite umwanya uri mu byahi uri mu biki byose ibyo bintu wabivamo umva nkubwire inama niyo urumva ubundi ikindi kintu cyose uzakenera ari ibijyanye na makeup ari ibyo umbwira subize se ko ari ibintu byanjye ndabizi rwose umbwira umugabo nubwo wanshuka oya nkushuka gutese ntabwo nakushuka uwanjye nakuze iyi mishumi yatangiye kuba amasogisi izahita ibera nk'ibere ryanjye rizima yamaze kubona nta muntu n'umwe ukikwitayeho urumva akugira uwo mu rugo nyine ukaba kandi uriya mugabo ndamukunda mana uramukunda ariko nawe uko yagukunze umeze siko ukimeze
twagiye mu bintu byinshi nibagirwa ko ngiye guhita njya ku kazi nari nje kukureba ariko niyo nama yari ikenewe umva ni ukuri Imana ngo rero rwose wiyiteho ndaza ahubwo se nzagutumira nka nyuma y'iminsi 2 nzaba narabaye umugore muzima hindura rwose ubwo uzamuhire nze ibintu byarahindutse umva wimperekeza rero dore burakeye nta komeza wite ku mwana wawe nashyushye tuzasubira kandi ni mwonwe rwose sawa Imana ijyane nawe nukurugira akazi keza murakoze mwana wa ndaza kujya kunywa amata n'ubundi so ntago azabibona ubundi se azabibwirwa n'ikibere ryanjye ribe rizima nongere nse neza ubu ntabwo ujya wonsa bebe ubwo ni muzima ubu iki gihe cyose gishize ntabwo wonsa umwana Sophia byibuke niwe wabimbwiye inyamaswa mani wowe kuko uze unshukira umugore ngo ntakonse umwana wanjye niko namubwiye umugore we nta bwenge agira none se kuko ariko se bo ni gute koko ushobora gufata umwana w'ukwezi ubundi ukanga kumwonsa ukamuhamagara umwana wanjye n'inzara yamwishe n'ubu ngubu n'inzara nta kindi kintu umva haguruka utahe Fani vira mu rugo bashigera mvira mu rugo se nyine wamuroze kwandebe mugumane kuko ugira ubwenge koko uwo uranga konsa umwana ceceka nawe se wacecetse wowe kuki utambwiye ejo kuki utambwiye ngo umbwire ibintu byaba yakuburije iki yakuburije kugira bitagenda bite umva mbikubwire mama bebe umwana wanjye asubira uko yari ameze niba ari ikibazo cyo kuvuga ngo uhagarike ayo mabere amabere uzasubira iwanjye kuyahagarikisha urumva ntukahagarike amabere iwanjye ngo nuko ngo nukugira uhagarika amabere amabere uhagarikira iki ni inzu wenda gushinga ni imitemero uri gushinga mu ntuza y'amata ni ibyansi uri gushinga ku buryo umwana umwicisha inzara napfa guhera uyu munsi umwana wanjye uzajya umwonsa mpibereye kandi n'uzajya umwonsa ntanahari uzaba ushyira telefone hariya ufate uri kumwonsa uri kunyumva neza mva imbere se genda ujya kwita urumva urusaku afite washigenda se genda mva iruhande mva mu maso ceceka nawe se waramaze abagore b'ubu babaye iki muzasirimukamo mu bintu bidafite umumaro bidafite 12 ababyeyi yabyaye kera n'uwashatse yashatse kera